Hari inkuru ikomeye cyane iturutse mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House yerekeranye n'ibihano. Murabizi ko u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byakorewe i Washington DC tariki ya 4 ukwezi kwa 10/2025. Ariko nyuma yaho gatoya igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakomeje kuzamura kenshi amajwi asabira Rwanda ibihano. Ni ingingo ariko u Rwanda rwagiye rugaragaza ko ibyo bihano bidafite ishingiro bitewe n'uko Leta ya Kongo ari yakomeje kenshi cyane kurenga ku gahenge cyangwa se no kurenga ku masezerano yashyirwaho umukono Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yitwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Murabizi ko yakoze akazi gakomeye cyane, n'ubu ngubu agihangana n'ibitero bikunze kugabwa ku gihugu cy'u Rwanda, ahanini bya diplomasi bigamije kwerekana isura mbi y'igihugu cy'u Rwanda no gusabira u Rwanda ibihano, ariko aracyakomeza kugaragaza ko hari byinshi u Rwanda mu by'ukuri rwakoze mu kugaragaza ko rukeneye ko ibiganiro bibaho ndetse ko haboneka n'igisubizo cya diplomasi kugira ngo amahoro aboneke muri rusange. Hanyuma iyi nkuru iturutse mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House ngiye kwigaruka mu kanya gatoya, ariko ngiye kubanza kubabwira andi makuru y'ingenzi agezwe muri aka kanya gatoya. Ni inkuru yerekeye n'ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gusabira igihugu cy'u Rwanda. Hari indi nkuru ikomeye cyane ituruka mu gihugu cya Addis Ababa, ituruka mu gihugu cya Ethiopia, Addis Ababa umurwa mukuru, ivuga yuko Addis Ababa haravugwa gukozanya hagati ya Ruto ndetse na witwa Jomo n'uwitwa Kenyatta. I Addis Ababa muri Ethiopia muri weekend ishize biravuga ko habaye ubushyamirane bukomeye hagati ya Perezida William Ruto n'uwamubanjirije Uhuru Kenyatta, kandi bushobora kandi guhungabanya umuhate w'amahoro mu karere muri rusange. Biravuga ko byabaye ngombwa ko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed aba umusifuzi mu nama yihariye yari igamije guhuza abanyapolitike bombi b'Abanyakenya. Bigaragara ko inzangano zabo bwite zimaze kandi kurenga imipaka. Mbibutsa ko ubutegetsi bwa Uhuru Kenyatta, uyu witwa Dr. William Samoei Ruto yari vice perezida we. Uku guhangana kwadutse mu nama yabereye iruhande rw'inama iherutse kandi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kwagaragaje ibikomere bikiri muri politiki ya Kenya nk'uko ibinyamakuru byo muri iki gihugu bivuga. Icyari ubwiyunge bugamije gushyira hamwe imbaraga mu gukemura ikibazo cy'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravuga ko cyahindutse gutungana intoki hagati y'impande zombi. Amakuru agera ku kimwe mu bitangazamakuru cyitwa The Nation yerekana ko urwango hagati ya Ruto na Uhuru Kenyatta rumaze kuba imbogamizi ikomeye ihungabanya inzira y'amahoro kandi gutera icyasha isura ya Kenya nk'ihuriro rya diplomasi mu karere. Umukino wo gushinjanya imbere y'amarido mu muhezo. Amakuru ava muri protokole agaragaza ubushyamirane bushingiye ku kwemererwa n'ubwubahane. Ikirego cya Ruto, perezida yashinje Kenyatta guhungabanya guverinoma ndetse no gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano, yanga kwemera ko igihe cye nka perezida cyarangiye. Kwiregura kwa Uhuru, perezida wacyuye igihe yamaganye kuba kandi akomeje gusuzugurwa no gutotezwa na leta, nubwo akiri umukozi wa leta akaba kandi n'umwa y'amahoro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo rero ibigenderamo, mu gihe kandi Kenyatta yicaye mu kanama ka African Union, kandi Ruto ari we rero ufite ubushobozi bwo kohereza ingabo. Bivugwa ko kudahuza kwabo bishobora kugira ingaruka zikomeye. Inshingano zitoroshye za Abiy Ahmed, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Ethiopia, yo guhuza abayobozi babiri bakomeye cyane muri Kenya, arasa nk'atazamworohera. Ifoto ya Abiy ahagaze hagati y'abagabo bombi yashyizwe ahagaragara n'uruhande rwa Kenyatta, ariko irengagizwa n'ikipe ya William Ruto yigize nk'aho nta kigeze kiba. Ubutumwa Abiy yatanze burasobanutse: amakimbirane imbere iwanyu abangamiye umutekano wa Afurika y'Iburasirazuba. Kuba Kenyatta yaranze kureka politike kandi bikavugwa ko ashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi bituma Ruto ahora ahangayitse, ahora areba ku rutugu rwe, mu gihe kandi agihanze amaso 2027, inzu yacitsemo ibice. Kuri Kenya ngo uyu ni umwanya wo guterwa isoni na politike yayo. Igihugu ngo kirataga kohereza amahoro mu mahanga, ubu cyohereza hanze politike yacyo idakora. Niba Ruto ndetse na Uhuru Kenyatta badashobora kandi kugirana umubano w'akazi, ubushyamirane bwabo buzakomeza kuba ikibazo, atari ku murage wabo gusa, ahubwo no kuri miliyoni z'abasivili bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje amahoro. Kenya yacitsemo ibice idashobora kandi gutanga. Ikibazo ni kuki iyi nkuru igaragaza cyane Kenya nk'aho ariyo ifite igisubizo ku mahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'aho yaba kandi ifite uruhare runini cyane mu bihabera rutigeze ruvugwa cyane. Iki ni ikibazo buri wese yakwibaza.
Hanyuma mbere gato yuko tujya ku nkuru ivugwa kandi kuri iturutse ku itangazo riturutse mu biro bya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, reka duce jumba gatoya mbabwire mu buryo bw'incamake ko umuyobozi w'ingabo za Loni yasuye batayo ya gatatu ya RDF. Umuyobozi w'ingabo za Loni muri Sudani y'Epfo akarere ka Juba, Brigade General Mohamed Iqbal Hossein, kuwa kabiri yasuye batayo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Sudani y'Epfo UNMISS. Hanyuma kandi yakiriwe n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zigize batayo ya gatatu ziri muri ubwo butumwa, Colonel Innocent Rwakamuhirwe, wamugejejeho inshingano z'ingabo ayoboye, ashimangira by'umwihariko kandi kurinda abasivili. Brigadier General Mohamed Iqbal Hossein yashimiye abasirikare b'u Rwanda ku bw'ubunyamwuga, imyitwarire myiza n'ubwitange bafite. Yongeye kandi gushimangira ko kurinda abasivili ariyo nshingano nyamukuru muri ubutumwa, anasaba kwitwararika amabwiriza agenga imikoreshereze y'intwaro, rules of engagement, bagashyira kandi imbere kwirinda gukoresha imbaraga za gisirikare aho bidakenewe. Agaruka ku ruzinduko yagiriye kandi ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, yibukije inshingano zikomeye z'abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bafite, anizeza ko ubuyobozi bwa UNMISS kandi buzakomeza kubatera inkunga mu gukemura ibibazo bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi. Ikaze rero kandi muri aya makuru kuri itangazo kandi riturutse mu biro bya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika rireba abanyarwanda bose. Navuga ngo ni inkuru ikomeye kandi mu by'ukuri ku banyarwanda bose. Reka mbabwire ko ni igisubizo cy'umujyanama wa Trump ku munyamakuru wamubajije niba Amerika izahana perezida Paul Kagame. Umujyanama wa perezida Donald Trump ku bibazo birebana na Afurika yitwa Masad Boulos yatangaje ko adashobora kwemeza niba leta zunze ubumwe za Amerika zafata ibihano perezida Paul Kagame kuko nta makuru abifiteho. Yasubizaga umunyamakuru Marc Parlement wa televiziyo ya France 24 wamubajije niba Washington iteganya gufatira ibihano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ishinja kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington. Mu kiganiro aba bombi kandi bagiranye, Parlement yagaragarije Masad Boulos ko nyuma y'isinywa ry'amasezerano Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kigeze kandi gihinduka ku butaka kuko imirwano igikomeje. Ubwo yamubazaga niba aya masezerano kandi yarananiwe kugera ku ntego yayo, undi yamusubije ko ari amasezerano ari intangiriro. Ati amasezerano ntigeze kandi ananirwa kugera ku ntego, turacyari mu ntangiriro. Amasezerano ya Washington ni intangiriro, si iherezo ry'umukino. Iherezo ry'umukino ni ukugira ngo amahoro yuzuye n'ituze mu karere. Ibyo ariko n'urugendo kandi bizafata igihe kitari gito. Masad Boulos yavuze ko icyiza cy'amasezerano ya Washington ari uko bakiye ku zindi nzego zigamije gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo ibiganiro bya Doha bimaze igihe kandi bihuza Kinshasa n'umutwe wa AFC-M23, ndetse ko leta zunze ubumwe za Amerika kandi zishyigikiye cyane. Uyu mujyanama wa Trump icyakora yavuze ko Amerika yabajwe cyane no kuba isinywa ry'amasezerano Washington ryarakurikiwe n'imirwano yasize umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Uvira, wa kabiri munini cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati twabajwe cyane n'ibyabaye mu minsi mike yakurikiye isinywa ry'amasezerano, noneho tekereza ibyari kuba iyo tuza kuba tudafite amasezerano, ibintu byari kuzamba kurushaho. Abajijwe ukwiye kubazwa ibyabaye, Boulos yasubije ko rwose ni M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yigaruriye umujyi wa Uvira. Ati biragaragara cyane. Parlement yabajije Masad Boulos niba perezida Paul Kagame yaragambaniye icyizere yagiriwe n'ubuyobozi bwa Trump na Trump ubwe. Undi asubiza ko mu bitekerezo byacu twavuga ko habaye kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington DC. Abajijwe niba Amerika igifitiye icyizere perezida Paul Kagame, umujyanama Trump yagize ati turabyizera, turi kuganira nawe, nta ntambwe zifatika turabona ku rugamba. Icyo twabonye ni uko nyuma y'uko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda gufata umujyi wa Uvira, nyuma yo kuganira na perezida Kagame bahise kandi bava mu mujyi wa Uvira. Masad Boulos icyakora avuze ko Amerika ifite amakuru y'uko M23 itarava byuzuye muri Uvira kuko ngo igifite ingabo mu misozi itegereye uriya mujyi ndetse mu majyepfo yawo. Umunyamakuru yibukije Boulos ko kongera kandi Amerika ikomeje gushyira igitutu kuri perezida Paul Kagame, mubaza niba hari ibihano baba bateganyiriza u Rwanda cyangwa se umukuru w'igihugu. Yasubije ko leta zunze ubumwe za Amerika zifite umubare ibikoresho byinshi cyane biri mu bushobozi bwazo, tuzafata zimwe mu ngamba. Marc Parlement yahise kandi amubwira ati ariko twumvise perezida Paul Kagame avuga ko iby'ibihano atabyitayeho mbere y'uko undi amusubiza. Twumvise ibyo yatangaje, tuzareba.
ibi ntabwo kandi bizaba ari bishya. Urabizi ko mu mezi make ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingamba nyinshi. Muri Nzeri twafatiye ibihano abantu ku giti cyabo batandukanye ndetse n'ibigo bigira bivugwa muri ubucuruzi butemewe. Ni muri urwo rwego rero twafatiye ibihano James Kabarebe na wa hafi ye. Abajijwe niba umukuru w'igihugu nawe azahanwa, Masad Boulos yasubije umunyamakuru Marc Parman ati sinshobora kandi guhwihwisa iki ni icyemezo gihuriyeho, ati tuzasabwa gufata si umuntu ku giti cye uzafata keretse abaye ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yunzemo ko kuba ubwo amasezerano ya Washington kandi yasinywaga perezida Trump ahari bivuze ko ari umuhamya wayo, ndetse bikaba bivuze ko we na perezida Paul Kagame na Tshisekedi hari ibyo biyemeje, impamvu Washington kandi itazigira kandi ifata ari amasezerano nk'ikintu cyoroshye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Vincent Uwingiriye yaheruka kandi kubwira France 24 ko nta bihano bibaho ku isi bizabuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo ndetse n'iy'abaturage barwo muri rusange. Minisitiri Uwingiriye rwose abasubiza neza cyane gukora diplomasi y'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru aba akomeje kugenda avugwa, Karere ka Bugesera aravuga inkuru itari nziza. Hahishuwe ubwoko bw'uburozi bwari muri kanyanga yishe abantu bagera kuri 17. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwagaragaje ko ipimwa ryakorewe ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa kanyanga kimaze guhitana ubuzima bwa 17 mu Karere ka Bugesera ryagaragaje ko cyarimo ikinyabutabire cy'uburozi cyo mu bwoko bwa methanol. Abantu bapfuye nyuma yo kunywera kanyanga mu mudugudu wa Kavumo mu kagari ka Nyakayenzi umurenge wa Ngeruka mu Karere ka Bugesera. Ubushinjacyaha buvuga ko ikirego kiregwamo abantu 4 bakekwa gukora ndetse no gucuruza icyo kiyobyabwenge kiri gukurikiranwa n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Bugesera. Vuga kandi ko umwe mu baregwa yingaga kanyanga akanayiranguza, gusa akaba kandi yaranafite urunywero rwayo iwe mu rugo. Ubushinjacyaha buvuga ko abaturage batandukanye kandi banywera kanyanga iwe ibatera ikibazo bajyanwa kwa muganga ku buryo hamaze gupfa abagera kuri 17 mu gihe 25 bakiri mu bitaro nk'uko amakuru akomeza kuyabivuga. Uko kandi aya makuru yakomeje kugenda abivugwa muri aka Karere ka Bugesera kamwe mu gize intara y'Iburasirazuba, bakomeza bavuga ko hapimwe ibyo abantu banyoye kandi basanga birimo ikinyabutabire cyo mu bwoko bwa methanol. Abandi barigwa hamwe n'uwakoraga kanyanga yishe bari abantu barimo abahungu be 2 ndetse n'umugore wamuranguriraga kanyanga nawe kandi akayigurisha ku bandi bantu. Uko ari 4 bakurikiranywe kandi ibyaha birimo gukora ibikorwa byerekeranye ikiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo ndetse no guha umuntu ikintu gishobora kandi kwica cyangwa se gushegesha umubiri. Abaregwa bose bemera ibyaha bashinjwa. Duhindure ingingo tujye mu makuru kandi ajyanye n'ubutabera mu gihugu cy'Ubufaransa. Mutangabuhamya wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka wa 1994 yagaragarije urubyiruko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rwanda rwa Paris mu Faransa ko wari uhagarariye Muhayimana Claude yamusabye kujijisha abacamanza kugira ngo batazamenya ukuri. Uyu mugabo wabaye umwarimu yasobanuye ko yagize uruhare mu bitero interamwe zagabye ku batutsi aba n'umwe mu bari ku marondo yafatirwagaho abantu bitaga abanzi, kandi ku rukiko gacaca kandi rwabimuhamije muri 2006 cyangwa 2007 mukatira igifungo cy'imyaka 12. Ati nagize uruhare mu marondo no mu bitero byiciyemo abaturage. Ubwo twajyaga ku marondo, ati twabwirwaga ko tugomba gushaka umwanzi, kandi icyo gihe umwanzi yabaga ari umututsi. Ati umudugudu wacu rero hari ahantu ati twahuriraga ahantu hari kuri bariyeri, kandi ubwo abantu kandi bahageraga twarabicaga. Umutangabuhamya yavuze ko yabonye Muhayimana Claude inshuro 2 atwaye Daihatsu y'ubururu yajyanaga interahamwe n'abafite imbunda barimo abajandarume mu misozi ya Bisesero muri Perefegitura Kibuye ubwo babaga kandi bagiye kwica abatutsi. Ati nabonye Muhayimana Claude ajya mu Bisesero inshuro 2. Ati bari abashoferi bagera kuri 3. Ati bagendaga bagaruka icyo gihe kandi byavugaga ko hari umushoferi wahagaritswe mu kazi. Abakomeje kandi kazi ati ni Claude Muhayimana Jackson ndetse n'undi witwaga Bosco nibo batwaraga imodoka za leta cyangwa se z'imishinga. Yakomeje agira ati izi modoka rero zakoreshwaga mu bice bitandukanye abicaye kandi babaga bagiye kugaba ibitero kuva muri Mata ubwo jenoside kandi yatangiraga kugeza muri Nyakanga. Ati imodoka zakoreshwaga muri komine zose za Perefegitura ya Kibuye zihiga abatutsi mu misozi. Uyu mutangabuhamya yavuze ko mu gihe kandi cy'iperereza Muhayimana abinyujije mu yo yise umunyamategeko we yamuhamagaye amubaza uko ubuzima buhagaze mu Rwanda nk'uko dosiye kandi iri kuburanishwa yatangiye amuha amakuru yari afite. Twakiriye abashyitsi benshi cyane nyuma ya jenoside,
batubaza ibibazo, barimo abanyamakuru, abashakashatsi, abashinjacyaha ndetse bahagarariye imiryango itandukanye. Ni muri urwo rwego uyu muntu kandi yamamagaye ambwira ko ari umunyamategeko Mpayimana Claude, yambajije uko ubuzima buhagaze mu Rwanda, uko iyi dosiye kandi yatangiye mu makuru nari mfite. Yabwiye urukiko ko yabwiye uyu muntu ko abaturage bose kandi bashinja Mpayimana Claude gutwara mu modoka abantu bajyaga kwica mu bice bitandukanye, amusaba ko yakwemera ibyaha, abasaba imbabazi kugira ngo rero yoroherezwe igihano. Ati namubwiye ko abaturage bose bari kumushinja kubera ibyaha yakoze igihe kirekire no mu bice bitandukanye. Ati namubwiye ko hari gukusanywa amakuru kandi ko avugwa ko kubera ko yabonye uwatwaye imodoka. Ati namugira inama yo kwemera ibyaha agasaba imbabazi, atumubwira ko yabyungukiramo. Uyu mutangabuhamya yagaragaje ko aho kwemera gusaba imbabazi, uwamuhamagaye yamusabye gutanga ubuhamya butamushinja cyane kugira ngo abacamanza batazamenya ukuri ku bitero ashinjwa kugiramo uruhare, babure uko bamuhamya ibyaha, bityo ko ariyo mpamvu tariki ya 16 Ukwakira 2023 yatanze ubuhamya burimo urujijo. Ati yansabye gutanga ubuhamya kandi butamushinja cyane kugira ngo abacamanza ntibazashobore kandi gutahura ukuri. Yarambwiye ati kubera ko aba bacamanza ari abanyamahanga ntibazashobora kandi gutandukanya ukuri n'ibitari ukuri, niyo mpamvu rero nari naratanze ubuhamya buteye urujijo ati ku bitero yagizemo uruhare. Mu gihe cy'iperereza urugo rwa Mpayimana Claude rwarasatswe rubonekamo inyandiko irimo imyirondoro y'abatangabuhamya bose. Ati imiryango yabo n'imyirondoro y'abakozi b'urwego rw'Ubufaransa rushinzwe kurwanya ibyaha byibasira inyokomuntu. Umucamanza abwiye umutangabuhamya ko ubwo Mpayimana Claude yabazwaga uwamuhaye inyandiko yasubije ko ari we wayimuhaye yabitewe utwatsi. Asobanura ko yashoboraga kandi kumenya amazina y'Abanyarwanda ariko ko atari kumenya y'Abafaransa bakoraga muri urwo rwego. Claude Mpayimana yarabeshye ku mazina y'Abafaransa baje mu Rwanda, sinari kumenya amazina yabo. Ati nashoboraga kandi kumenya amazina y'Abanyarwanda ariko sinari kumenya ay'Abazungu. Sinari kumuha ayo makuru yose kandi ntazi uko dosiye yatangiye. Nyuma yaho kandi umutangabuhamya afashe icyemezo cyo gukura abacamanza mu rujijo. Uregwa yavuze ko leta y'u Rwanda yagiranye n'abatangabuhamya amasezerano yo kumushinja kandi ko batojwe uko bazabeshya. Uyu mutangabuhamya yasubije ko ibyo Mpayimana Claude yavuze ari binyoma kandi ko uvugwa ko atoza abatangabuhamya ari umunyakuri. Cyakoze ko uregwa yamutunze urutoki kubera ko azwi cyane akaba anafite amakuru menshi cyane kuko yabaye ahantu henshi arokoka ibitero byinshi. Mu Ukuboza 21 urubyiruko kandi rw'urubanza rw'urukiko rwa Rwanda rwa Paris rwahamije Mpayimana Claude ubufatanyacyaha muri jenoside no mu byaha byibasiye inyokomuntu akatirwa igifungo cy'imyaka 14. Urukiko rwemeje ko Mpayimana yatwaraga interahamwe zabaga zagiye kwica abatutsi ariko yarabihakanye mu rubanza rw'ubujurire rwatangiye tariki ya 3 Gashyantare 2023 ashaka guhanagurwaho ibyaha yamijwe hanyuma agafungurwa. Komeza kugenda bivugwa abakomeza kugenda bivugwa muri rusange. Hanyuma indi nkuru nabwira ni inkuru yababaje abanyarwanda bose muri rusange n'abanyamerika, babwira ko Ambasaderi Mukantabana Mathilde yababajwe n'urupfu rwa Reverend Jesse Jackson wari inshuti y'u Rwanda. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ambasaderi Mukantabana Mathilde agaragaje ko urupfu rwa Reverend Jesse Jackson ari igihombo gikomeye cyane kuko yaharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, by'umwihariko akaba yari inshuti nziza y'u Rwanda. Urupfu rwa Reverend Jesse Jackson rwamenyekanye kwa 17 Gashyantare 2023 nyuma y'uko yari amaze kandi imyaka myinshi afite uburwayi bwa Parkinson disease ndetse bwaje nyuma kwiyongeraho ubundi buzwi nka supranuclear palsy bwangiza imikorere y'ubwonko. Uyu mugabo wari ufite imyaka 84 ni umwe mu banyapolitiki bari bazwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko yataniye kuyobora iki gihugu ubugira kabiri. Yarazwe kandi nk'umuntu uharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu hirya no hino ku isi, yabaye inshuti ndetse akorana bya hafi na Reverend Martin Luther King. Umwe mu bagaragaje ko babajwe n'urupfu rwa Jesse Jackson na Ambasaderi Mukantabana abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, akaba yavuze ko ni agahinda gakomeye cyane mu gihe kandi turi mu kiriro cy'urupfu rwa Reverend Jesse Jackson, umuyobozi waharaniye uburenganzira bwa muntu, aho ukwemera kwe n'umurava we byazanye impinduka mu buzima bwa benshi. Yakomeje avuga ko yari inshuti nziza y'u Rwanda, umwemeramana ndetse n'indashyikirwa mu guharanira hazaza Afurika harangwa n'agaciro, akaba n'ijwi rikomeye rya diaspora by'Abanyafurika muri rusange. Abanyarwanda bazahora kandi bibuka umusanzu we mu gufatanya natwe mu gutangiza bwa mbere Rwanda Day muri 2011 i Chicago.
ubwo yari mu Rwanda wa 18. Reverend Jesse Jackson yavuze ko uburyo u Rwanda rwabashije kwivana muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ukigaragaza nk'igihugu gifite ubukungu bwihuta, byose bishingiye ku mutekano igihugu gifite. Yavuze kandi ko u Rwanda rufite amahirwe yo kugira umuyobozi ushoboye n'isi yose yubaha. Yavugaga Perezida Paul Kagame, yagize ati iyo Perezida Paul Kagame ageze hano ati muvuza impundu, yakwinjira mu byumba by'inama y'umuryango ubumwe bwa Afurika abantu bakamuhanga amaso, yagera muri Loni kandi abantu bose bakabangura amatwi bashaka kumva icyo avuga. Naho muri Amerika ni umuntu wubashywe cyane ndetse n'isi yose. Uretse kuba yari umunyepolitike, Jesse Jackson yabaye kandi pasiteri mu itorero ry'Ababatiste. Reka amakuru yacu nyasoreze kuri iyi nkuru babwire ko urukiko rwo mu Faransa rwakatiye uwahoze ari umujyanama w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Sebastien G igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gufotora amajipo y'abagore batabizi barimo nabo muri Sena. Ni umwanzuro wafashwe tariki ya 17 Gashyantare 2026 aho urukiko rwemeje ko uyu mugabo ajyaga afata amafoto y'abagore batabizi barimo abakora muri Sena yarangiza kandi akayabika. Muri 2023 nibwo uyu mugabo kandi yafashwe ubwo abakozi bakoraga babona hard drive iriho amafoto arenga 1800 y'ubwambure bw'abagore, bigaragara ko yagiye kandi afatirwa mu ruhame nko mu muhanda ndetse no mu nteko ishinga amategeko. Ayo mafoto agaragaza bimwe mu bice by'ibanga by'abakobwa nk'ikibuno, umuntu wambaye akenda k'imbere, bigaragara ko yabaga kandi yafashwe abagore bambaye ijipo. Muri ayo mafoto kandi harimo nandi wahoze akundana nawe Sebastien G aho yari yambaye ubusa aryamye mu nzu y'uyu mugabo. Bikimenyekana yahise kandi aregerwa Sena ndetse ajyanwa mu rukiko aho yaje no kwirukanwa muri Sena. Mu rukiko Sebastien G yisobanuye avuga ko ataragamije kandi kugira uwo ahohotera, ahubwo yumvaga ashaka gukusanya amafoto yerekana ubwiza bw'abagore. Uyu mugabo yaciwe muri Sena ndetse asabirwa ko bamujyana mu baganga bazobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Munyemerero mbashimire cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Mwego mwamaze gukora subscribe, mwarebye mu kuboko kuryo mukaranditse ijambo subscribe cyangwa sabone mugakandaho. Nawe utari wabikora reba mu kuboko kuryo cyanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone niba ukoresha igifaransa ukandaho kandi kunzogera kugira ngo nitumara gutunganya amakuru yacu ajye ahita akugera ako kanya. Hanyuma rero turaza gusubira mu yandi makuru masa ari imbere, mukomeze mubane.